Yes, reka twongere tubasuhuze nshuti bakunze mudahoma kudukurikirana kuri What Fact Line. Uyu munsi rero hari ikintu muri iyi minsi naje kubabwira amakuru abantu ba diaspora by'umwihariko cyangwa se abantu b'abanyarwanda bakunda kugenda hanze y'u Rwanda. Muri iyi minsi mwitonde kuko muri iyi minsi birakaze cyane. Ati kubera iki rero? Uyu munsi ngiye kukubwira ibintu muri iyi minsi biharawe mu bihugu byo hanze kandi biri kwandarika ubuzima bw'abantu cyane cyane abantu bagenda hanze, by'umwihariko ni ikibazo kiri mu Bushinwa cyane. Ni ikibazo cy'uko ubuzima bwabo buri kugenda bukajya hanze mu buryo nabo batazi. Mu mahoteli bagenda bacumbikamo, wajya kubona ukabona amashusho yawe wagiye muri dushe, cyangwa se niba ari n'umukunzi wawe mwararanye muri hoteli runaka mu Bushinwa, mu Burayi, muri Amerika, kujya kubona ukabona amashusho yawe yagiye hanze mu buryo utazi. Ushobora kwibaza ngo si iki kibazo kimeze gite? Guma hano nze gusobanura akantu ku kandi. Iyi ni inkuru yacukumbuye yakozwe n'ikinyamakuru cyitwa BBC, aho harimo amakuru y'umunyarwanda umwe ngiye kubabwira iyi nkuru ye. Mwumva uburyo amashusho ye yagiye hanze ubwo yari ari gutera akabariro n'umukobwa w'inshuti ye ubwo yari ari mu gihugu cy'Ubushinwa. Kuko aya mashusho nayo kuyabona ni ibintu byatunguranye, nawe utekereza kujya kwibona ku rubuga runaka amashusho yawe, ibintu watekerezaga ko wakoze mu bwihisho ukajya kubona bigiye hanze mu buryo nawe utazi. Hanyuma niba ari bwo bwa mbere ugeze kuri channel, reba munsi y'video maze reba handitse subscribe ukandeho kugira ngo tujye dukomeza kubana mu makuru, ibyegeranyo ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye ku buzima bw'abanyarwanda bwa buri munsi. Iyo dukomeza kubana, nitwa Theogene, bahaye ikaze. Hanyuma rero reka dutangire. Iyi nkuru rero ni inkuru y'umuhungu witwa Eric. Iryo izina Eric ni izina iki kinyamakuru cyamuhaye mu buryo bw'umutekano we, kuko yanze ko amazina ye bayatangaza. Hanyuma hakazamo n'umukobwa uri buze kumvamo bita Emila, nawe ni izina bamuhaye kubw'umutekano we, ntabwo ariko iyo mazina ye nyakuri. Iyi nkuru yayitangira ivuga ati ubwo Eric yari arimo akoresha urubuga rwa Telegram, yatunguwe no kubona ari amashusho y'abantu babiri binjira mu cyumba cya hoteli imwe runaka mu gihugu cy'Umushinwa, batangira gukora igikorwa cy'abashakanye, ni ukuvuga nyine igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina muri iyo hoteli. Eric rero ikintu cyamutunguye nta kindi. Eric yatunguwe no kubona ko aya mashusho araye n'umukunzi we Emila. Urumva Emila nawe ni umukunzi we, bajyanye muri hoteli bajya gutera akabariro nyine nk'umukunzi we. Ariko mwibuke ko Emila ni izina bahaye umukobwa, ntabwo ari izina rye bwite. Ubwo bajyaga muri iyo hoteli rero imwe mu Bushinwa, muri hoteli yitwa Shenzhen, muri aka gace kitwa Shenzhen, bigaragaza ko ayo mashusho bayafashwe mu buryo nabo ubwabo batazi. Baragiye rero bajya muri hoteli nk'ibisanzwe nk'uko n'undi abantu bose bajya mu mahoteli, bakinjira, bamara kwinjira nyine buri muntu bakamuha icyumba. Murabizi uko muri hoteli bigenda. Eric rero agaragaza ko ubwo yabwiraga Emila, uyu mukobwa Emila yabanje kwifata nk'imikino atarumva uburemere bwabyo. Ubwo buremere rero yamaze kubwumva ko ibintu Eric amubwira ari ukuri, ari uko amweretse ya mashusho bari gutera akabariro muri hoteli imwe bari bajyamo mu Bushinwa mu mujyi wa Shenzhen. Eric rero akomeza avuga ko icyo gihe akimara kwibwira Emila, uyu mukobwa bakundana cyangwa se bakoranye icyo gikorwa cyangwa se uwo mukobwa bagaraganye muri aya mashusho, Emila kubyakira byaramugoye cyane, habuze gato ngo batandukane kuko ataragishaka kumuvugisha. Yaba kumuvugisha cyangwa gusohokana n'inshuti ze, yumvaga ko byanga byakunda izo nshuti ze zabonye aya mashusho. Eric na Emila ntabwo ari bo bantu ba mbere bahuye n'iki kibazo mu Bushinwa, kuko ahubwo bisa n'ibyabaye icyorezo, nubwo iki gihugu gifite amategeko akomeye ifatwa ry'amashusho nk'ayo ngayo. Byagezeho abantu batangira kugura ibikoresho bisakaza kamera ntoya ziba zihishe mu byumba, cyangwa se kugura amahema bifashisha igihe bageze mu byumba bakayatwikira ku buriri, kugira ngo ibikorwa ibyo ari byo byose bakorera ku buriri cyangwa se mu cyumba bitagaragara. BBC rero mu bucukumbuzi bwayo yigeze gukora icukumbura, igura ifatabuguzi ku rubuga rumwe rucuruza ayo mashusho, aho kuri urwo rubuga umuntu ufite ifatabuguzi aba ashobora kureba amashusho y'ibiri gukorerwa mu byumba by'amahoteli runaka aho mu Bushinwa, cyangwa se no mu Burayi cyangwa no muri Amerika, cyane ko bino bintu ntabwo biri mu Bushinwa gusa, biri ahantu hagiye hatandukanye. Kuri urwo rubuga kandi abantu baba bashobora kureba amashusho yafashwe mbere, bakaba babasha no kuyabika ku matelefone yabo cyangwa se kuyadownloading. BBC igaragaza ko nibura hari izindi mbuga nk'izo zigera kuri 6 zifite nibura kamera 180 mu byumba bigiye bitandukanye mu mahoteli agiye atandukanye mu Bushinwa. Rero ibi bintu murabyumva, iki ntabwo ari ikibazo kiri mu Bushinwa, nubwo mwumva wenda iyi nkuru cyane cyane ivugwa mu Bushinwa, ariko ntabwo ikibazo kiri mu Bushinwa gusa.
ibyumba kenshi biba mu mahoteli yo mu Burayi, muri Amerika, muri bihugu byateye imbere, usanga mu byumba harimo amakamera ariko atagaragara, kuko ubundi bivuga ko mu cyumba runaka cya hoteli cy'umuntu agomba kuryamamo prive, ntabwo hagomba kuba harimo kamera, kiba kiri safe gitekanye. Ariko mu buryo bwo kugira ngo bajye babona ari amashusho, ko ari amashusho kugira ngo bayabone, ari amahoteli bayishyura amafaranga menshi kugira ngo babashe gutegamo za kamera. Rero nshuti bavandimwe baba diaspora, abanyarwanda, abarundi, abagande babasha kumva ikinyarwanda, abo mugenda muri Amerika, mu Burayi, mu Bushinwa na hehe muri Aziya, mujye mugenda mwigengesereye mwitonda, kuko ibyo ntimutekereza ko ibyo mugerayo mugakora amahoteli bikomeza kubibanga nk'ibisanzwe. Hanyuma rero yaba nabo ba diaspora basanzwe babayo n'ubusanzwe, abagendayo, murumva buryo ibibazo bimeze. Hanyuma niba ari bwo bwa mbere ugeze kuri iyi channel, reba munsi y'video maze urabona handitse subscribe, ukandeho kugira ngo tujye dukomeza kubana mu nkuru n'ibyegeranyo n'ubuhamya bw'abantu bugiye bitandukanye, ushobora kubaka sosiyete nyarwanda. Dukomeza kubana, nitwa Theogene, iyi ni Iwacu Factor 9 TV.